nibwira ibyo wakoze byose, ntekereza umurimo w'intoki zawe, muramburira amaboko umutima wanjye, kugirira inyota nk'igihugu kibihijwe n'amapfa. Imana yacu cyubahiro. Amen. Birumvikana ko iyo umuntu asomye aya magambo, Zaburi cyane 43, Zaburi ya Dawidi, mva ko aba yibuka Imana mu mateka y'ubuzima bwe. Arimo yibuka Imana, yibuka Imana mu mateka y'ubuzima bwe. Biriya ubundi umutekereza ubuzima uzasanga bugizwe n'ubuhamya, kandi burya n'umukristo ubwabo kuba umukristo uhamya. Rero muri ubwo buhamya, iyo umuntu ashusha amaso mu magenda abona ahantu yagiye abona Imana, ubundi Imana tubahorana, ubundi Imana turagendana, ubundi Imana ihorana nawe, ntidusiganye na duhana. Ariko hari umunsi umuntu avuga ngo nabonye Imana. Amen. N'ubundi bamusanzwe mugendana, kuko igendana natwe mu buryo butagaragara. Ariko hari umunsi imana nk'ayo kwishyuye tukavuga ngo twabonye Imana. Abantu n'umuntu ugira ngo akavuga ngo reba ubonye Imana igenda n'amaguru. Abantu baramuseka burya, ariko burya bakutuka ukayibonye ntabwo abona ko aya makuru yayo, ariko abashaka kwerekana ko Imana yamukoreye ikintu ahandi yabwiriza kuvuga ngo nabonye Imana. Amen. Haleluya. Rero ubuzima bwacu bugizwe n'ubuhamya, muri ubwo buhamya twagiye tubona Imana. Kandi reka mbabwire, yabize yo kuri urusengero harimo abantu babiri batandukanye, cyangwa se abantu b'ibyiciro byinshi, ariko umuntu arebye neza yabona n'ibice bibiri. Hari igice cy'abantu bakijijwe, hakaba n'igice cy'abantu badakijijwe. Byamugora kubyumva. Ni gute hari abantu badakijijwe? Habamo n'abapagani mu rusengero, habamo n'abaza kukumva, habamo n'abashyitsi rimwe na rimwe baza batarakizwa. Nyine abo ngabo kenshi bavuze ngo bahaguruke, ntabwo bakunda guhaguruka ngo bakire nk'abashyitsi. Ariko kwivuga ntabwo ushaka kwivuga gusa ngo ntambuke, ahubwo ndashaka kuvuga ko yaba umukristo ukijijwe neza, yaba uwo mupagani, ijambo uretse kwiyorohereza buri wese afite ukuntu yabonye Imana. Kuko burya Imana nubwo utayishima ihora ari iyo gushima. Amen. Nubwo utayishima Imana yo ihora ari iyo gushima. Nawe utekereze Imana itamye gutambukira, Imana itamye yakurengeye, Imana itamye yakurwanya, nawe utayizi. Ushobora kuvuga gutyo bamwe ngo barakijijwe bakangira amaboko, bakora kuvuga ngo hari umupagani yarengeye, hari uwo yarwaniye, hari uwo yagiriye neza. None se ngira ngo iyo Imana irwanya n'ibyaha byacu tutarakizwa tuba turiho, ariko yagiye iturengera iraturwanira bitewe n'umugambi yari dufiteho. Niyo mpamvu yaturinze tutayizi, tugirira neza, birinda ubuzima bwacu. Agaciro egosomisha ibindi biremwa waragize ngo ntashibuke. Yesu hari igihe kenshi abantu bagendana ibikomere ariko ntibamenye buriya umuntu ni ikintu gikomeye, ikintu gikomeye no kuba ikinyorogoto kigenda waza ugasanga wakanya amasomo. Umuntu yegereje umunani yuri Hallelujah.
uwakuroze yashakaga iki? Hano nta bantu bigeze baba muri koma bakarwara bakajya muri koma Imana ikabagarura. Nta muntu wiyahuye ariko kubera Imana ubwabwo abifiteho akisanga agapfe n'ibimukundiye niyo Imana ikamugirira neza ikamuha n'agakiza. Nabari aha ngaha uba ukiri uzishuro warwaye Imana ikagukiza. Uzi uwarenze hatepene mwangu ndetse harabaciye mu masaha, harabaciye mu biki, harabaciye mu bintu bikomeye we. Hari abantu hano bahora mu ntambara nibwo nanjye bakaninyuma ariko Mana njyewe kuki buri gihe njyewe, kuki buri gihe njyewe. Hari abantu baba mu rugamba bakaba mu ntambara uhora babibwira n'abantu bakagenda bakabirambira. Ariko icyari gikomeye ntabwo ari uko yahoraga mu rugamba rwanda rinusa rwanda nyinare n'idubu. Igikomeye nuko uyu munsi yaraneshaga, ejo akanesha, ejo bundi akanesha, icyo dore gitaha akanesha, umwaka utaha akanesha. Haleluya! Igihe cyose akararika intare, igihe cyose akararika idubu, igihe cyose akararika intare, igihe cyose akararika idubu. Ararwana n'ibintu bikomeye, ariko igihe cyose arangiza binesheje. Ayo maboko ya Dawidi niyo kuko muyazi cyangwa muyatekereza yakwicina ubusa, ariko kubera Imana, haleluya, kubera Imana uduca mu bikomeye ukabica. Elisele n'Modokayi ejo hakaza ibintu ukabica. Ntukirube kuko hari Imana y'amaboko ikirwana intambara ikarwana urugamba. Naho waca mu ntambara nyinshi ariko bijya birangira ikuneshereje. Bibiliya iravuga ngo abatwa n'icyago cy'urucyago ngo ni byinshi, ariko Uwiteka amukiza muri byose. Haleluya, haleluya, haleluya. Imana ishimwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Amen, amen. Imana itanga nyinshi zigapfa kubera wowe. Twebwe Yakobo ngo nunyura mu mahanga bari kumwe nawe ngo uzaca mu migezi n'izapfa, ngo nuca mu uzapfa ibintu byawe uzapfa, kuko n'Uwiteka Imana yawe ngo nagutangiye gutanga ijuru Petero byanditse ko ntabwo kuko wambereye imbaramutima ukawukuba ngo nanjye ndagukunda, ngo nicyo kizatuma nanjye ingabo nyinshi ngo zidapfa ku bwawe, n'amahanga menshi ayatangirira ubugingo bwawe. Amen. None se muri iki ibihe bitangaza ariko Imana yaguhaye agaciro. Amina. Imana yaguhaye agaciro. Niba uri igiciro cyinshi n'abantu batakumenya Imana irakuzi, n'abantu batakwita Imana ikwitaho, n'abantu bagutera umugongo Imana uzasigara, uzagendana mu majya no mu mahanga, no mu bibazo ntizagusiga, n'abantu ntibabigusiga uzajya umenya ngo hari undi turi kumwe, ntuzigere wiheba. Imana y'agaciro. Haleluya, haleluya. Amashimwe abantu bose bahuriye kandi ukiri umunsi wa none ni ukubera Imana, ni ukubera Imana, ni ukubera Imana. Uza abantu bagize impanuka benshi ariko bayinyuzemo iragusiga. Utega imitego uyitambukamo birakunda. Urwaye indwara n'abandi barwaye birabitaho birakubasiga. None ngo ntabwo uteka gushima Imana ishimwe ko tuzi. Haleluya, haleluya, haleluya. Hari urunani abizera bo bihari, hari ayandi abizera n'urugo bagana bari bakuye, hari abantu n'urugo abizera bo bafite cyangwa rya mbere burya kuba warakize, kuba waragize
kuba warakijijwe ujye ushimira Imana. Cyangwa kubona ngo bajya gushima Imana bagahera ku ijambo rivuga ngo ndashimira Imana yampaye agakiza. Ntabwo bakivuga, ntabwo basigaye bahera kuri Salome, bagahera kuri mariage bakoze ubundi, bagahera ku modoka bakoze n'akazi keza bakoze. Ntabwo bagera ku Mana yampaye agakiza kera nuko twari tumenye, kuko Yesu yagiye ku musaraba ku bwawe arangisha guha agakiza. Kuba warakijijwe akaguha amahoro, akaguha ibyishimo, akaguha ibyiringiro, ukabura nawe cyangwa umuramba w'ijuru ufite ibyiringiro. Abandi bari muri za byacitse, abandi bafite ubwoba, uravuga ko Uwiteka Imana ari kumwe nanjye, yambwiye ijambo ryiza yarasezeranye. Uzi ko n'abantu bajya baca mu bibazo ugasanga wabigera ugasanga Imana hari icyo bivuze, bikavuga ngo kandi nugera ngo nzabana nawe ngo nzabigutambutsa. Mu gihe abandi bakibaza ngo bizagenda bite, ukaba uzi ko hariya bizamera kuko yakugiriye ubuntu. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Yosuwa yigeze kubwira kandi yigeze kubwira Yosuwa igihuga arubwira ngo ntuzishe Uwiteka yakuvuzeho njyewe nawe tukirika benshi nimbarude zibara bambaye Imana yavuzeho. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, kubera umuntu bagiye. Amen, amen. Ariko guca bikomeye kubera waba agakiza Imana yakugiriye ubuntu. Ariko tugende muri Ezekiel 15. Ndasoma n'ibice nta kibazo. Mwumve hari igihe tudaha agaciro ibintu bikomeye batwara hano n'Imana. Ukuntu havuga ijambo ry'Uwiteka ryongera kuzaho riti mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu izina ryaho, ubwo tukuri kumwami Uwiteka abwira Yerusalemu inkomoko yawe akabukira yawe mu gihugu cy'Ikana cyari umwamori nawe nyoko yari umuheteka akabukira yawe umunsi wavutseho umva ibintu byawe, umunsi wavutseho ibintu bine bitawe, umunsi wavutseho icyambere umutungo wawe ntibawushanye, icyakabiri kandi ntibakujaniye mu mazi ubone, icyakabiri ntawaruhije usiga n'akamuri k'impingi kandi ntawe no kugushyira mu twahi tw'impingi. Ibintu bine byose bikaba. Umurongo wa gatanu ntawakurebanye imbabazi kugira ngo bagukoreho ibyo akugiriye ibanga, ahubwo watawe ku gasozi umunsi wavuzeho uko wagawe. Umurongo wa gatandatu nuko munyuzeho mbona wigaragura n'imbata ryawe, ndakubwira nti n'ukuri n'imbata ryawe ubeho. N'ukuri narakubwiye nti n'ukuri n'imbata ryawe ubeho. Uhereza Imana icyubahiro. Buriya hantu bavuye hari habi, isi ntiyagukundaga, ntabwo yagukunda, kwigaraguraga kw'imbata ntabwo karaho kugira ubuntu. Ariko Imana iraza bisanga turi muri iryo sayo ribi, bisanga turi muri ibyo bintu, biravuga ko ari kubwiza umuntu ngo bimeze gutyo yaguze ngo baho. Haleluya, 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 haleluya. Ijambo nashakaga kugira ngo rikagende rigereho. Umurongo wa kabiri aravuga ngo nakubwije n'ibimera mu murima uragwira kandi urakura, ugira uburanga buhebuje, amabere yawe arashimangira n'umusatsi wawe urakura, ariko wari waratawe ari ntacyo wambaye. Umurongo wawe nuko nkunyuzeho ndakwitegereza mbona ugeze mu gihe cyo kubenguka, maze gukwikiriza umwitero wanjye nambika ubwambure bwawe, wari wambaye gusa, nambika ubwambure bwawe ndetse ndamashaka kugeraho n'iri narakurahiye nsezerana nawe maze ubu wanjye.
Imana yawe, maze none umwana wanjye kandi nzakubura cyangwa utubaba mu isi, nzakugirira neza, nzakurinda amajya n'amaza. Yo Imana igitabirisha abo mubyumva, niba mubyumva, ariko twari umukomeye. Imana iratwemera isezerano nawe, mwene uwo munsi tubaba iravuga ngo umuntu wacu. Amen. Kuba warakijijwe ariko ugiye ukuntu nari meze ntabwo byari gukunda. Hari n'umunyabyaha ariko udakora ibyaha cyacu ntagikora kandi uhagaze use urabyumvisha, urabyumvisha. Haleluya. Ariko umunsi Yesu yasanze kandi haleluya arambwira ngo mwana wanjye ngo nari muzi umva buriya ngo maciye mu kunyinshi none mbere yuko ngera aho ngaho uwo munsi arazanzanira kuri mbe yose y'ubuzima bwawe, anyereka ibintu byose naciyemo, naciye mu turi nyinshi. Araza ageze uwo munsi arambwira ngo nakurinze biriya byose ngo kugira ngo uzamure, narabigambiriye ngo kandi uzamure, nicyo gituma nakurinze. Arambwira ngo uzamure ngo kandi uzamure ubutumwa ngo mu Rwanda rwose dushyize imbere yawe uzabwiriza ubutumwa bwiza ngo kandi nzakohereza n'amahanga nzashyira imbere yawe uzabwiriza ubutumwa bwiza. Byasohoye. Arangije arambwira kandi ngo ibyuzi byose bikubanga, ngo ibyuzi byose bigusa ubuzima bwawe, ngo byose ngiye kubikuraho, uzasiga ubyibuka mu mateka. Haleluya, 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 haleluya. Hashize iminsi mike nuzura umwuka wera, nuzura umwuka wera, ibirwara byose nta muntu wandamutse ibiganza nsenge, nuzuye umwuka we nakira ndaboho, na bya bintu babyohereza bavuga ngo mu izina rya Yesu bigahita bisubira. Haleluya, 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 haleluya. Ababyohereza ngo baracyahari mu bugingo n'ubu, ariko barananiwe kuko hari icyo Yesu yakoze mu buzima bwawe, hari icyo yakoze mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. None n'umugabo, haleluya, haleluya, kandi yasanze narihebye, ariko amen. Ariko barakijijwe ni ikintu gikomeye cyane. Wageze ibyishimo bashira, umunezero bashira, baboneka intangaza. Ngoro n'ubu abajyaga b'ibinyamakuru bakajya baza kwishima hejuru, bakaza kwishima hejuru, bakaza kubona umwongeze muririmbe ishaza n'imigozi wabo, bari muzi muririmbe, murubatega muririmbe, muririmbe n'indirimbo zabo, n'indirimbo zabo zidashirasha, muririmbe bakabishima hejuru, bariko n'abakobwa ngo ndetse twaririmba indirimbo y'Uwiteka kandi turi mu mahanga. Imana tugirire ariko igihe babivugaga babwira ntabwo babivugaga bakiri, bibukaga ibyo Imana yakoze nuko ayo babaye n'ubundi
Imana icyubahiro. Haleluya, haleluya, haleluya. Nibutse Mose aganiriza urubyiruko rw'Abisirayeli bamaze kuzunguruka mu butayu imyaka 40, abakuru baragiye mu butayu, hasigaye abasore bakiri batoya bongeraho Kalebu na Yosuwa. Noneho mu mwaka wa 40 bari bamaze igihe bazunguruka ku musozi wa Seyiri, bajyaga bagenda bakazajya bisanga bagacaho bariba imyaka 40 irashize kubera icyaha bakoreye benshi. Noneho mu mwaka wa 40 Imana ibwira Mose ngo Mose we wigiye mwazungurukiye kuri uwo musozi kirahanze. Hari umuntu turi kujyana, hari umuntu turi nibwira mugenzi wawe hari igihe byawe n'umuhanuzi we mubwire ngo igihe wazungurukiye kuri uwo musozi mubwire ngo cyane, mubwire ngo cyane. Niko Imana yababwiye binyuze muri Mose wigiye mwazungurukiye kuri uwo musozi kirahagije mugabo none ngo cyane. Haleluya, haleluya. Mbere rero yuko binjira muri icyo gihugu cy'isezerano ku Imana yabwiye ko bagenda bajya kucyinjiramo, harimo noneho Mose aganiriza urubyiruko rw'Abisirayeli kugira ngo abibutse amateka, babwire amateka. Amagambo yababwiye ni menshi aba aryoshye cyane, muzakure kuva kiriya gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, ariko njye ndashaka kubabwira imirongo 2 cyangwa 3 iri mu gice cya 8. Yarababwiye mu gice cya 8 ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 20 ngo yabikoze kugira ngo igucishe ko bikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe, ngo yuko wakwitondera amategeko yawe cyangwa utayikora. ngo nuko yagucishije bugufi wikunda ko witwa n'inzara, ariko ntiyakureka burundu ahubwo kugaburira amana aho utaza ngo n'abasohokuza abantu batigeze ngo kugira ngo bikwigishe bikumenyeshe umuntu adatungwa mu mutima gusa ahubwo umuntu atungwa n'amagambo yose yo mu kanwa k'Uwiteka. Ku murongo wa 4 naho umurongo ukomeye cyane haravuga ngo imyenda yawe yagusaza, ikirenge cyawe nticyabyiba. Muri iyo myaka yose barimo ntabwo mubyumvishe. Bakoze urugendo baragendaga, ikibazo cy'inzara kiravuka, ariko inzara ije Imana ibashyiraho bakabyuka bakajya gutoragura ibyo bakavuga bati uyu munsi Imana irabikora. None se n'ejo bisi bakajya kubona bakabona Imana irabikora, bateze ejo haza nabo bakajya kubona bakabona Imana irize gute. Ayiwe umva umuntu arara ntacyo afite ariko ugacakaki kandi akongera kandi akongera kandi akongera kandi akongera yagira munsi y'urugo ntabwo kwezi nakurigishe. Ariko Imana naho adafite ego, naho adafite pambene, naho adafite ibiti birimo ibishyimbo n'ibiki, ariko disi emukoresha Imana ikimugenye ikamugena ikamenya ko uyu munsi bigenda neza, ikamenya uko bigenda. Icyo ngicyo Imana yarareka. Yesu ashimwe cyane, Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya. Irigenza gutyo kugira ngo yigishe birambuye. Ariko ijambo rikomeye ngo muri iyo myaka yose uko ari 20 ngo imyenda yawe yagusaza. Yari kugusaza ugaseba, ariko ntigeze yigeze gusaza. Ntabwo ikirenge cyawe muri urwo rugendo rurerure rwawe ikirenge cyawe cyari kuhiye, ariko icyo kirenge nticyagize kimeze kimwe. Mu magambo make Imana waciye mu bikomeye, ariko Imana ikurinda ingaruka z'ibikomeye. Reka nisubire kugira ngo byumve. Waciye mu bintu bikomeye, ariko Imana ikurinda ingaruka zawe. Ntabwo wigeze usa nabyo, ntabwo wigeze usa no guca mu bintu bikomeye. Imana ifite ukuntu yakwihishiye, iraguhisha. Imana iraguhisha. Bibiliya ivuga Zaburi 91 ariko uba mubihisha bisumba byose.
ibishyimbo n'ikira bagatunga ibishyimbo n'amazi ngo nyuma y'iminsi 10 baza kubagenzura ngo barebe ko n'ibishyimbo n'amazi byabatunga ngo basanga abahungu barabyibushye cyane n'ubango muraca mubikomeye ariko Imana ikamurinda ingaruka kubera kuko Imana yihishe muri ubwo buzima hari icyo mubiri ugaca mu n'ibindi ariko Imana yihishe abantu ntibayibona ariko irahari. Haleluya. Niba ndi guhumuriza bikakubwira ngo humura mwana wawe nawe undi muntu ubyumva ariko wowe wanyumvisha ntujya muhamura Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya. Kubera ngo Imana ni nziza. Niba bose bamubwira ngo mujye kwibuka yari yiyema nabyo ngo mujye urugendo rwose rw'umuka mose agira ngo bajye bahora basibuka bihore ku mitima yabo. Haleluya. Ntibazibagirwe Imana. Icyo ni ikindi amateka yaragize gute yarahindutse barimo bameze n'abashaka bava bari bamaze urugendo rw'igihe kirekire bari kurangira igihe cyo gutungwa n'abantu cyari kigize igihe cyo gutungwa n'abantu cyari kirangiye. Imana yaremye amateka Imana nishimye cyane. Haleluya, haleluya. Rero urumva ubutayu Imana y'abantu hari icyo tutavuze bavuze ibyo kurya bakarya Yesu ashimwe cyane. Ariko bigize no kubura amazi yo kunywa icyo byava hejuru n'amubyibuka bibwira Mose ngo nagira nakubite igitare kivamo iki. Haleluya, haleluya. Icyo gitare yarinde siko barinde n'ikinyanya barinde baravuga ngo ucyagitare gusa nigeza kumubwira kikava amazi Isirayeli yose Haleluya, 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 haleluya. Kujya ya manu bari, nijya manu bari Yesu yari Kristo. Inkingi y'abayobozi bene yari inkingi y'igicu ijoro rikaba Yesu ashimwe cyane. Haleluya, 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 haleluya.
Yesu imfubyi yize ntabwo yipapa ngo yimane, oya arayipapa akayimana. Atanga ajya kuberamo. Haleluya. Akamubarira mu gihe kingana n'igihe byinshi zisimburana gusimburana, ariko Imana ikaba mu buzima bwawe yanamuguza cyane muto ariko amukumera kutukomeza mu kumana. Dawidi ntabwo abantu bamuvuga Imana yari Dawidi ngo Yesaya ngo ntabwo yari azi Dawidi, abantu bavuga ngo baratuzi ariko nasanze bakatuzi kandi umuntu bakatuzi umuntu atahazi Imana kuko Yesaya yaza kumenya Dawidi umunsi Samweli yatumye kwa Yesaya gusuka amavuta kwimikisha amavuta umwaka w'umuntu. Yesaya bakamubwira ngo natumira abantu be gusa Imana irahanga hari umwana ugomba kuba umwana. Yesaya ngo muzajye ikibazo cy'umwana ndatumira abantu be kandi bagisakirwa atumira abagada atumira abaguna bose ngo bari imbere ya Samweli. Amen. Amen. Imbere